ndasaba Imana ngo itwigishe kuzaza tuza mbere y'iminsi ho gato, mbere gato yuko uwo mwashakanye ajya mu gituro, mbere gato yuko abo wabyaye ubasezera, mbere gato yuko abakuvunikiye ababyeyi bawe bagusezera. Kiba ari cyo gihe cyiza cyo kugira ngo ishimwe ryawe rigire gute, rigaragare. Ugahamagara umubyeyi uti se kutaje gushima Imana? Ati ndimo ndabitegura. Yazamara kugura igitenge gishyashya akaza, haleluya, Imana ni nziza, akaba arimo arafunga akora ku ikora, Imana nta kintu itakoze rwose, agahita areba ahantu hicaye umuntu bafitanye ikibazo. Hari isomo nshaka ko munsomera, Zaburi, wa mwanzi wanjye we winyishima hejuru niyo ngwegera gute yaje kwerekana imyenda. Ndashima umuyobozi wa gahunda yavuze ngo korari ababimbuzi bateguye gahunda yo gushima Imana, nta kindi kintu gihishe hehe inyuma. Imana izamura ishimwe mu buzima bwacu ryo gushima abo twashakanye. Umuntu akakureba wambaye ikabutura, akakubona wambaye ipantaro, kurya bikugoye, agapira kamwe ugafura ugahindagura n'agashati, umuntu akabareba ubuzima bwe, yarangiza akavuga ati uriya musore nubwo nta cyerekezo cyo kubaho afite ariko arankunda, kandi turi kumwe n'Imana yaduha umugisha tugakora tukagira icyo tugeraho. Umuntu araza afata ubuzima bwe abuzirika ku bwawe ntacyo ufite. None uyu munsi wa none umaze kuba imitwe ibiri. Uyu muntu ukwiriye kumushimira yuko yemeye kwizirikaho igisasu, kuko nawe inzira yo kubaho kwawe wari warayibuze. Yemera kwizirika ku muntu utareba imbere nawe ngo ahabone. Ariko Imana yaduciriye inzira, ubu turi abagabo n'abagore. Bagufashije ujya kwiga, abaguhaye amafaranga, ababanye nawe bakakwereka inzira, abakwiyegereje bakakwereka izeta, bakakubwira bati udahurikira muri Kigali ugatoreramo amashashi. Imana izamura ishimwe twibutsa abo bantu. Imana izamura ishimwe twibuke ko ababyeyi bacu imbere yabo hari amahitamo atatu. Hari amahitamo yo kutuvuma tugapfa nabi, hari amahitamo yo gukuramo inda, kandi hari n'andi mahitamo yo kwicara bagakunda abandi bana babo twebwe ntibatwiteho. Imana izamura ishimwe ryo gushima ababyeyi mu buzima bwacu. Imana iduha imbaraga zo gushima kugira ngo iduhe ubushobozi bwo gushima Imana ibyo yadukoreye. Imana iduhe gushima itorero twarigezeho tumeze nk'inzererezi, tutaramenya iyo bijya, tutazi kwambara, tutazi kwicara, tutazi gutanga inama, kuko natwe ntazo twari twaravutse twabonye. Imana ituzana hano iraturwaza. Ubu abantu batugirira icyizere kuko Imana yabanje kutugirira icyizere. Ariko ni bangahe bashobora gushima itorero? Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14. Haleluya, haleluya, Yesu ashimwe. Reka nsabe buri muntu wese uwo begereye amuhe ikiganza. Yego, Imana yacu ni nziza, kandi mumfashe dushime Imana, kuko korari ababimbuzi bagiye bagira umutima wo gushima Imana. Iyo bashaka bari guhurira ahantu muri salo y'umuntu umwe bagateka bakarya, umwe akavamo agahaguruka ati turashimira Imana yuko umwaka ushize amahoro. Nta hantu twari kuburana, ariko kubera ko ishimwe ry'Imana rigomba kugaragarizwa ubwoko bwayo bwose, niyo mpamvu bemeye gushima Imana ku mugaragaro. Ibi bintu birimo kubera hano muri iki cyumweru ntago birimo kuzura imitima y'ababimbuzi gusa, cyangwa abavandimwe n'abakunzi babo, cyangwa abizera b'itorero, ahubwo ibi bintu bifite imbaraga ku buryo birenga bikagera no mu bantu babyumva batabishaka, ariko bikabafasha gufata umwanzuro wo kwegera Imana. Ndashimira rero Imana nanjye yampaye aya mahirwe kugira ngo mboneke muri gahunda yo gushima Imana, kandi nanjye mfite byinshi nshimira Imana.
igihe nikigera nk'uko muzehe Michel yabivuze, avuga ati tujya tugira ibihe bitandukanye byo gukorera Imana no kugira ibyo tuvuga, ariko hari igihe kiba ari icyacyo cyo kugira ngo umuntu ashime Imana. Icyigisho rero nifuza ko twigana, cyane ko n'igihe dufite ari na gito, tujye kwigana icyigisho gifite insanganyamatsiko ivuga ngo indashima zo mu minsi y'imperuka. Indashima zo mu minsi y'imperuka. Munyemerere mwe mujye juru kugira ngo dusenge. Uwiteka mwami mwiza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugushimiye kuri Imana yabanye natwe, uri Imana iducisha mu bihe bigoye bibi cyane, ukarinda umutwe wacu, ukarinda n'ibirenge byacu ngo tudasitara. Amaso yacu akatwereka ko ibihe turimo bigoye tutazabisohokamo, ariko ugafata ibirenge byacu ukabishyira ahumutse, mu kanwa kacu ugaterekamo amagambo atari incyuro, amaso yacu ukayasiga amavuta, ukaduha n'imbaraga zo guhagarara imbere y'ubwoko bwawe kugira ngo twamamaze ishimwe ryawe. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Umutima wo gushima uyu munsi urakenewe, ariko Satani arimo aratwongorera guceceka. Ubwo rero uri Imana ifite imbaraga, ugira icyo ukora mu mitima yacu kugira ngo mu bitubaho byose duhere tugushima. Turi mu minsi y'imperuka, aho ubwiyongere bw'indashima burimo kuzamuka ku mubare munini cyane. Ngwino ubane natwe twebwe ababa mu nzu yawe, uduhe kugira ngo mu kanwa kacu hasohokemo ishimwe ribasha kugera mu bwami bwawe. Uduhindura abana b'ijuru, kuko wavuze ko mu kanwa k'abana ariho wabonye ishimwe ritagira inenge. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Muri iki gihe turimo ni igihe gikomeye cyane, igihe ukora ibishoboka byose ngo ugire icyo umarira umuntu, ukagira ibyo wigomwa kugira ngo nawe azagire ubwo ahagarara ahantu heza, ariko yarangiza wamara kumugirira neza yakoroherwa, akavuga ko wari ufite indi mpamvu yihishe y'ubugome yatumye umugirira neza. Mu gihe nk'iki kandi abagabo n'abagore usanga babana, umwe agaheka undi mu by'umutungo, mu by'ubuzima no mu by'iterambere, ariko ntibizagutangaza kumva bashakanye umwe arimo kubwira undi ngo iminsi yabanye n'undi yabaye igihombo, gushima ukabibura. Abaturage b'uyu munsi wa none, leta zabo zibakorera ibishoboka byose, zikagerageza kubaka imihanda, zikabashakira amavuriro n'amasoko, zikagerageza zikagira ibikorwa zishyiramo za nkunganire, ariko abaturage bagahemba leta kujya mu muhanda bakigaragambya. Turi mu gihe kigoye, aho amatorero avunikira abizera bayo, akagena ababwiriza, ndetse amatorero agakora mu bubiko, agakoresha amateraniro akomeye, ahantu hatari n'abizera hagatwarwa amafaranga menshi, ariko abizera bamara koroherwa no kumererwa neza, bagasohoka mu itorero bavuga yuko ari ikimenyetso cy'uko Imana itakiririmo. Abantu benshi uyu munsi wa none barakoresha imbaraga zose ngo barere abana babo, bakagerageza kwiyima. Bamwe biyima ibyo kwambara, abandi bakiyima ibiryo n'iterambere n'umunezero, bakazamura abana babo kugira ngo abana babo bazabeho neza. Ariko ntibizagutangaza gusanga mu munsi mukuru umwana mu nama y'ubukwe arimo kubwira abantu ko ababyeyi be nta kintu bagize gute, nta kintu bamumariye, kugeza ubwo umuntu ashobora gukodesha ujya mu mwanya wa se n'ujya mu mwanya wa nyina. Rero isi turimo yo mu minsi y'imperuka ni isi irimo kugaragaza yuko umubare w'indashima ugenda wiyongera. Mu rwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 3:1 nahasomye amagambo yantangaje. Bibiliya iravuga ngo umenye ko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya. Ntabwo mvuga ngo hazaza, njyewe uhagaze muri iki gihe cy'imperuka y'ibihe, ndahamya ntashidikanya yuko haje ibihe birushya. Kuko abantu bazaba bikunda, abantu bazaba bakunda impiya, abantu bazaba birarira, bibona, batukana, batumvira ababyeyi. Bibiliya yageze aho ibihagaritse ibyo bintu, irebye isanga ibyo byose bizaterwa n'ikintu kimwe. Bibiliya iravuga ngo bazaba ari indashima. Mu minsi y'imperuka
indashima ziziyongera, kubona abantu baza gushima mu nzu y'Imana kizaba ikibazo, leta kubona abaturage bazishimira kizaba ikibazo, ijuru kubona abantu bariho barishima bizaba ikibazo, ababyeyi kubona babashima bizaba ikibazo, kuko icyorezo kizaba kiri ku isi mu minsi y'imperuka, abantu benshi bazaba indashima. Bibiliya nakomeje kureba mu Befeso igice cya 5 umurongo wa 20. Bibiliya irambwira ngo mujye mushima Imana Data wa twese kubw'ibintu byose, mubiyishimira mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Niyo mpamvu kugira ngo Imana idashimwa mu bintu byose, Satani azazaza ibintu twagezeho abicemo imigabane 3. Atwereka ibyo twagejejweho n'abantu bakomeye, atwereka ibyo twagejejweho n'ubushabitsi bwacu, narangiza atwereke n'ibindi bintu twagezeho kubw'impanuka. Kubw'ibyo abantu bazaza bashaka icyo Imana yabagejejeho bakibure. Ariko Bibiliya iti mujye mushima Imana Data wa twese kubw'ibintu byose. Nshuti zanjye, ese ntabwo guca mu bibazo byawe, guca mu bihe bikugoye ntibishobora kuba byaragucecekesheje? Mu rwandiko rwa mbere rw'Abatesalonike igice cya 5 umurongo wa 18, Bibiliya iravuga ngo mu bibaho byose muhore mushima, kuko ari iby'Imana ibashakaho. Kubw'ibyo ubushake bw'Imana nuko mu bitubaho byose tugomba guhora dushima. Ariko uyu munsi wa none Satani yamaze gufata abantu abashyiramo amatsinda 3. Itsinda rya mbere ni abantu Imana ikorera ibitangaza, Satani akabegera akabumvisha ko ishimwe ryabo ritaremereye, kubw'uko badafite amagambo meza yo kuvuga, kubw'uko badafite ibintu bigaragara bagaragaza biremereye. Abantu Satani akababwira guhisha ishimwe ryabo. Mu mitima yacu hagiye hazamuka umuriro waturutse ku ishimwe ry'Imana yakoze. Ariko kubera ko twagiye tumenyera yuko abantu bashima Imana baba bashima ibintu bifatika, kenshi na kenshi dusanga ibyacu bitarafatika, ukabibika kugira ngo uzabivuge byaremereye. Icyambabaje ni kimwe, ni ukugera igihe cyo kuzavuga ibintu Imana yagukoreye biremereye, ugasanga ntibigifite imbaraga muri wowe. Abantu ba kabiri Satani yashyizeho n'abantu bayobya ishimwe. Imana ikagira icyo ikora, ishimwe ry'Imana bakarishima abantu. Nahoze ndimo gusoma umugabo navuga ko yari afite ikibazo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, kandi uyu mugabo nawe ameze nkatwe twese. Abantu benshi niko bateye. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 24, ibyakozwe n'intumwa igice cya 24 umurongo wa 1 kugeza ku wa 3, Bibiliya iravuga ngo iki? 24 umurongo wa 1 kugeza ku wa 3. Abayuda baregera Paulo imbere ya Feliki. Umurongo wa 1, hashize iminsi 5 umutambyi mukuru Ananiya amanukana n'abakuru bamwe n'uwo kuburanira witwaga Terituro, babwira umutegeka mukuru ibyo barega Paulo. Bamaze kumuhamagara, Terituro aramurega ati, ubwo agiye kurega umuntu, aratangira ati, nyakubahwa Feliki, ni wowe dukesha aya mahoro kandi n'ibindi byatunganyirijwe ubu bwoko kubw'umwete wawe. Nuko rero turabyakira hose iminsi yose tugira gute? Tugushima cyane. Bivuze ngo abaturage bo muri kiriya gihe amahoro bari bafite yakomokaga kuri Feliki. Kubaho babikeshaga umwete we. Bari bashinzwe guhora bakira ibintu bituruka kuri, mu magambo make, ni wowe utubeshejeho, udahari byaba ikibazo. Muzirinde gushimira abayobozi ba leta n'abayobozi b'iby'idini n'ababyeyi banyu na ba bosi banyu kugeza ubwo umwicaza mu mwanya w'Imana. Ubuhemutse uko ni ukuyobya amashimwe, uko ni ukuyobya ishimwe. Kuba turiho, kuba twararokotse, kuba
kuba hari impanuka twacitse, kuba twarageze kwa muganga tukava ku buriri, ntabwo bwari ubutekinisiye bw'abadogiteri bavuye kwiga hanze. Ubushake bw'Imana bwaciye muri abo bantu. Ntidukwiye kureba abo bantu gusa, dukwiye kubura amaso tukareba no mu ijuru. Inshuti zanjye, uyu mugabo yantangaje cyane. Abantu ba gatatu rero ni abantu Satani afata akabahungisha impamvu yo gushima, akazacunga igihe nta mpamvu ihari, akaba ari bwo ababwira gushima. Imana ikakurokora, Imana ikaguha aho ukinga umutwe ntunyagirwe, Imana ikakurinda ibintu byinshi cyane. Icyo gihe Imana igikora ibintu umutima wawe urimo kugusaba kugira icyo uvuga ukawucecekesha. Ariko wazamara kugura imodoka ugahita uvuga uti ariko we, uzi ko ari ngiye muntu wa mbere uguze imodoka iwacu yampaye. Abantu bakabwira bati nyamara ku musozi wacu wesheje imihigo. None se uretse wowe, nigeze kubona ahantu hano mu Rwanda umuntu yarangije A1, ubwo ni IPRC yarasoje, agace k'iwabo bamubaziriza intebe imeze nk'iy'umwami, baracuranga barabyina, abanyamadini abaki baraza baramushagara. Urumva ayo mashuri yaravuze ati byibuze nahahingutse umuntu wize. Satani akagushuka, wabyaye umwana mu buryo bugoye, inzu bari bayiguhuguje n'ikibanza Imana irabigarura, ariko umuntu akajya kubona ukabona aricaye kubera ko yaguze imodoka, akaza ati Imana ishimwe, hari ikintu Imana yankoreye kandi ni ikintu gikomeye mu buzima bwanjye, numvishe umutima wenda gushwanyuka. Kuki umutima utashwanyutse ubyutse muri Faisal ukenda gushwanyuka ari uko waguze imodoka? Hari abantu baza gushima impamvu ziri inyuma ari mbi. Ugahamagara umubyeyi uti se kutaje gushima Imana? Ati ndimo ndabitegura. Yazamara kugura igitenge gishyashya akaza, haleluya, Imana ni nziza, akaba arimo arafunga akora ku ikora, Imana nta kintu itakoze rwose. Agahita areba ahantu hicaye umuntu bafitanye ikibazo. Hari isomo nshaka ko munsomera, Zaburi, wa mwanzi wanjye we winyishima hejuru niyo ngwegera gute? Yaje kwerekana imyenda. Ndashima umuyobozi wa gahunda yavuze ngo korara ababimbuzi bateguye gahunda yo gushima Imana, nta kindi kintu gihishe hehe inyuma. Inshuti zanjye, Bibiliya iratangaje. Zaburi 78 umurongo wa 4 yagize ikivuga ku bantu Imana igira ikikorera barangiza Satani akabazimya akabacecekesha. Zaburi 78 umurongo wa 4 Bibiliya iravuga ngo ntituzabihisha abuzukuru babo, tubwira ab'igihe kizaza ishimwe ry'Uwiteka n'imbaraga ze n'imirimo itangaza Uwiteka yakoze. Amen. Ntabwo tuzagira gute? Tuzabihisha. Guhisha ishimwe. Ubu hari abantu benshi Imana yakuye mu buzima bugoye, bageze i Kigali bacuruza amagi, nayo ari umuntu wakugiriye neza arakubwira ati so na papa bari baziranye, akira ikiranguzo cy'amagi nawe uzirwaneho ni Kigali. Amagi ukayacuruza ukarara ku ikarito, Imana ikazaza ikwereka abantu. Umunsi umwe ugahura n'umuntu akakubwira ati rero aka kantu urangura k'amagi nta kigenda, ujye uza nguhe 5 uze wishyura. Kera kabaye ugatangira kuyaranguza ukagura ibyuma, ubu uri umukire ukomeye. Ariko ibyo bintu ukeneye kubibwira abana bawe. Yakobo igihe yarahatashye agiye guhura na Esawu, Yakobo yabwiye Esawu aramubwira ati ibyo ushaka byose ubitware. Kubera iki? Yabwiye Esawu aramubwira ngo nambutse Yorodani mfite inkoni gusa. Igihe nahungaga nari mfite inkoni gusa. Aho nagiye mu rugendo rw'ubuzima bwanjye bw'uruzerero, Imana yampaye umugisha, ubu ngarutse ndi imitwe 2. Imitwe 2 yavugaga n'iki? Abamukomokaho n'abagaragu be n'imitungo bakoraga amatsinda 2 kugira ngo bitagenda bikoze ikintu cy'umurongo kirekire. Mu magambo make, Imana yamukuye ku nkoni imuha icyo inkoni igomba kuragira. Ako kantu uba ugomba kukabwira umwana wawe. Igihe Yosefu yajyaga mu Egiputa,
Yakobo yari yaraganirije umwana we amumenera amabanga amwe n'amwe agoye y'ubuzima yaciyemo. Igihe Yosefu yageraga mu Egiputa arebye ubuzima bwaho n'uburyo biteye, yaravuze ati cyambere nzaguma ku Mana ya data kuko ntiyigeze imutererana. Kurya ntibyari ibibazo, kuryama ntibyari ibibazo. Yari abizi ko umunsi umwe ijuru Uwiteka azitamurura mu gicu hakagira ikintu kidasanzwe kiba. Abana banyu mwababikije ayahe mabanga? Nayahe mabanga? Imvune zawe umwana wawe yarazimenye. Erega nk'ubu uyu munsi wa none hari igihe umwana kwaka amafaranga yo gupfusha ubusa nawe ukayafunga agatavuga ati papa ni igisambara agapfa. Ubwo bakubwira ngo uragapfa kubera ko nyina yamuhata amubajije avuga ati mama ni wewe twagumana. Ariko umwana akeneye kumenya impamvu ifaranga rikuvaho ubanje gusobanuza. Nuko ifaranga rya mbere Imana yashyize mu biganza byawe nawe wabanje gusobanuza Imana. Ntago tuzaceceka. Itangiriro igice cya 40 bijya bibaho kubana n'abantu bakakubera indashima. Uyu munsi kubera ko abantu twagiriye neza batatugiriye neza, byaduteye umutima wo kuba indashima kugeza ubwo twisanze turi n'indashima ku Mana. Itangirira igice cya 40, umuhungu witwa Yosefu afunzwe azira ubusa. Muri gereza hageze asanga abantu barimo bagiye bafite dosiye bashinjwa, abarengana, abazira ukuri bose baraho. Abona abantu barabyuka bigunze, abantu barabyukira ku magambo yo kwivumagura. Yosefu arangije aravuga ati nubwo ndi umunyabibazo, ndi umunyabibazo Imana yashyize ku rwego rwahumuriza abandi banyabibazo. Amen. Ntimukajye mutegereza yuko tuzahumuriza abantu ari uko twagize ahantu tugera. Imana igishima ko umunyabibazo ahumuriza abandi baki banyabibazo. Niyo mpamvu mu gihe uri mu bigeragezo, amafaranga yakubanye make, kugaburira urugo rwawe cyangwa gutuma abana bawe biga byakunaniye, uzajya kubona Imana ikongeyeho undi mwana wo kugira gute, wo kurihira ishuri. Uzaba ufite ikibazo cyo kurya ubone bene wanyu, haje abandi bantu baguhungiyeho. Kubera iki? Biri muri gahunda y'Imana yuko umunyabibazo aba afite icyo yamarira abandi baki banyabibazo. Yosefu aricara aritegereza ngo kuva uwo munsi afata gahunda yuko agiye kwirengagiza ibibazo bye nubwo bimuremereye kugira ngo afashe abandi banyabibazo. Nasomye amagambo avuga ngo muri uko kubyuka bahumuriza, abaganiriza, abongera icyizere, byaje kurangira umutwaro w'ibibazo bye utakimuremereye. Igihe cyose umubyeyi w'umupfakazi azahaguruka agafata utuntu duke mu by'Imana yamukoreye akajya gusura umuntu ufite umugabo urwaye, akamwereka twa tuntu naho Imana imugejeje, wa muntu ufite umugabo urwaye wenda gupfa azagira icyizere yuko umugabo nanapfa Imana izasigara ikemura ibyo umugabo yagira gute yakemuraga. Icyabaye ni iki rero? Turebe umurongo wa 15. Bibiliya iravuga ngo iki? Aha Yosefu asobanura inzozi z'abatware. Yosefu avuga uko yaje, maze umurongo wa 14 amaze guhanurira abantu bari barose, areba umwe yabonaga uzamererwa neza. Arangije umurongo wa 14 igice cya 40 aramuhindukirira, amaze kumuhanurira neza, kumurotorera neza, abona yuko uwo muntu azagera agasubira mu buzima buryoshye. Arangije aramubwira ngo maze uzanyibuke ubwo uzabona ibyiza, uzangirire neza, ndakwinginze uzamvuge kuri Farawo, unkuze muri iyi nzu. Ni ukuri koko banyibye mu gihugu cy'Abaheburayo, nino naho banshyize muri iyi nzu y'imbohe nta cyaha nkoze. Wa muvuzi w'imitsima mukuru yumvise yuko amusobanuriye ibyiza, abwira Yosefu ati nanjye narose. Wamuhanurira ibibi. Icyo nashakaga rero twihuta, umurongo wa 20, ku munsi wa 3 niwo munsi wo kwibuka kuvuka kwa Farawo. Atekeshereza abagaragu be bose ibyo kurya, ashyira hejuru hagati y'abagaragu b'umutwe umutware
umutwe w'umuhereza wa vino mukuru n'uw'umuvuzi w'imitsima mukuru. Asubiza umuhereza wa vino mukuru mu buhereza bwe, ahereza Farawo igikombe, maze amanika umuvuzi w'imitsima mukuru nk'uko Yosefu yabasobanuriye inzozi zabo. Ariko wa muhereza wa vino mukuru ntiyagira gute? Ntiyibuka Yosefu, ahubwo aramwibagirwa. Igitabo cy'abakurambere n'abahanuzi, aha hantu bahise bandika ngo Yosefu yagumye muri gereza iyindi myaka 2. Ibyiringiro yari yatangiye kugira muri we yuko hari umuntu uzamuvugira, kubera ko uyu munyagwa namutayeho ibitondo byanjye, najyaga muhumuriza ntiyishwe n'agahinda, kugeza ubwo nanamurotorera ibyiza, ubazarengaho yibagirwe kunshima. Yosefu agiye kubona abona imyaka 2 igize gute? Irakubise. Byongeye kugenda ibyiringiro biyoyoka buhoro buhoro, maze ku bindi bigeragezo Yosefu yari afite hiyongeraho akababaro k'abantu babaye indashima. Muri gereza abantu bose yatayeho umwanya, barasohotse abura n'uzagaruka kumusura, abura n'uzagaruka kumushima. Iyo myaka 2 yamubereye imyaka mibi, kuko yayirwaye avuga ngo ubu koko mbure n'ugaruka kugira gute? Kunshima. Icyabaye ni kimwe. Muri icyo gitabo haranditswe ngo icyo gikuba cyibukijwe, havutse igikuba umwami ararota. Ibyo bintu byibukije umutware w'abahereza ba divayi iby'inzozi yigeze kurota. Ahita atekereza Yosefu. Wa mugabo amaze gutekereza Yosefu, abakurambere n'abahanuzi, iki gitabo haranditswe ngo ababazwa n'amazinda ye no kuba yarabaye indashima. Uyu muntu w'umuhereza wa vino, igihe yabonaga habaye ibibazo, yibutse yuko igihugu cya Egiputa gifite umuntu w'intwari muri gereza, wagiriye abantu neza ntihagire umwitura. Uwo muntu ngo yarababaye mu mutima we hakamo umuriro. Ababazwa n'ikintu cya mbere, kuba yaragize amazinda mu bitari amazinda. Amazinda ni ukwibagirwa. Ababazwa n'ikintu cya kabiri, kuba yarabaye iki? Indashima. Ubu rero turarangwaho ibyaha 2. Twagize amazinda yo kwibagirwa ibitibagirwa, ibitibagiranwa, kandi twagize icyaha gikomeye cyo kuba iki? Indashima. Aho duca, aho twirirwa, mu byaro iyo twatashye, bene wacu duhurira mu minsi mikuru, hari nuba nta kindi agukeneyeho uretse kumuhobera gusa ngo arebe ko ukibyibuka aho yagukuye. Serivisi ziciriritse ubwazo nazo kuziha abantu batugiriye neza byatunaniye. Satani arimo aratubwira ngo bare kuzabatungura, reka da, ntacyo uzashobora. Yosefu muri iyi myaka 2 umutima we warabyimbye. Kubera iki? Yari afite ibigeragezo bye by'uko ari imfungwa, hagerekwaho no kuba ahora ategereje abantu baza gushima yababuze. Ariko mu ijuru hari Imana yari yarakoreye. Hari ibintu ukora mu isi ntibyandikwe, ariko mu ijuru bikagira gute? Bikandikwa kandi bigapangirwa itariki bizakemukira. Nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire ikintu gikomeye. Nari ndimo kureba mu gitabo cy'umugenzi, igitabo cy'umugenzi volume ya 2 icyigisho cya 5, abagenzi kwa musobanuzi. Abagenzi bajyaga i Siyoni, bageze kwa musobanuzi, agenda agira ibintu abereka bazahora bazirikana mu rugendo rwabo. Noneho rero musobanuzi abavana mu kindi cyumba kirimo inkoko n'udushwi twayo, abasaba kwitegereza iyo nkoko akanya. Kamwe mu dushwi twayo tw'iyo nkoko kajyaga kunywa amazi, maze kamira kakareba mu ijuru. Yarabafasha arababwira ati muze njye kubereka amasomo mu rugendo mudakwiye kuzibagirwa. Arabajyana abereka ahantu hari inkoko n'udushwi twayo. Muri izo nkoko, muri iyo nkoko mu dushwi twayo hari harimo kamwe. Ntabwo abantu bakunda gushima Imana baba ari benshi. Ako
gashwi kasomaga ku mazi kajya kuyamira kakareba hejuru. Isomo ryarimo rero ni irihe? Musobanuzi arabasobanurira ati nimurebe icyo ako gakoko gakora, nikibigishe kumenya aho ibyo mufite biva. Kubyakira mureba hejuru nicyo kintu cya mbere. Ni ukuvuga ngo kariya gashwi kereka abantu, kari isomo ryereka abantu yuko bagomba kubaho bashima Imana, bibuka icyo babonye cyose aho kiba cyageze gute, kiba cyavuye. Ndagira ngo rero mbabaze, ninde muntu muri mwebwe Imana ikorera igitangaza mbere yo guserebura akabanza akareba hejuru? Ninde muntu Imana igeza ku isoko y'imigisha mbere yuko agira icyo akora akabanza akareba hejuru? Ninde muntu Imana iteza intambwe iyo ari yo yose mbere yuko agira icyo akora akareba mu ijuru? Ni bake. Yakomeje abasobanurira arababwira ati ngaho nimwegere mwirebere. Nuko babona ukuntu inkoko ifite uburyo bune ishyikiranamo n'udushwi twayo. Uburyo bwa mbere, ifite uburyo busanzwe ikoresha buri munsi ihamagara udushwi twayo. Ubwa kabiri, ikagira uburyo bwihariye ikoresha rimwe na rimwe irimo kubuhamagara. Ubwa gatatu, inkoko ifite uburyo budasanzwe ibuhamagaza ngo ibubundikire mu gihe cy'akaga. Icya kane, ikanagira uburyo ibuburiramo hari icyago giteye. None ngaho nimugereranye iriya nkoko n'umwami wanyu, naho turiya dushwi mutugereranye n'abamwumvira. Nawe afite uburyo bunyuranye akoreshereza ubwoko bwe. Iyo ahamagaye ku buryo busanzwe ntacyo atanga, niyo hari icyo ashaka gutanga akoresha ijwi ridasanzwe. Afite n'irindi jwi ridasanzwe iyo ashaka kubundikira abana be, n'ijwi ry'umubabaro akoresha iyo abonye umwanzi aje. Yesu afite amajwi angahe? 4 akoresha. Hari ijwi Yesu akoresha mu buzima busanzwe iyo nta kintu ari buguhe kidasanzwe, afite ijwi akoresha. Kubera iki? Hari igihe biba ngombwa yuko ijuru dutakira ikintu, ijuru ntirikiduhe kubera ko igihe gikwiriye kitaragira gute, kitarasohora. Ijuru rikagutungisha amasezerano y'Imana n'ubuhamya bw'abantu Imana yakuye kure. Ubu buhamya burimo gutangirwa hano bufite abantu buri busindagize kugeza ku munsi wo gusubizwa kwabo. Niyo mpamvu iyo Imana igukoreye ikintu gaceceka, ba bantu ubuhamya bwawe bwagombaga gusindagiza bapfa bataragera kwa muganga. Inshuti zanjye, mu gitabo gikomeye cya Bibiliya cyitwa Mariko igice cya 14, nahabonye ibintu byantangaje cyane. Mariko igice cya 14, Mariko igice cya 14 hatubwira umunsi mukuru wabaye, kandi uyu munsi mukuru wabaye wari umunsi mukuru ukomeye. Nyirawo yari yawuteguye kubera impamvu runaka. Muhere ku murongo wa 3, Mariko igice cya 14. Ubwo Yesu yari i Betaniya mu nzu ya Simoni umubembe yicaye arya, haza umukobwa ufite umukondo w'amavuta meza y'igiciro cyinshi cyane, ameze nk'amadano y'agati kitwa narada. Nuko amena umukondo amavuta ayamusuka ku mutwe. Bamwe muri bo bararakara bati, aya mavuta apfushirijwe icy'ubusa, ko yajyaga kugurwa idenariyo zisaga 300 zigahabwa abakene. Baramwivovotera. Ariko Yesu arababwira ati, nimumureke, muramuterera icy'agahinda, ko angiriye neza cyane. Abakene bo muri kumwe n'abiteka, kandi aho mwashakira mwabagirira neza, ariko ngewe ntituzahorana iteka. Akoze uko ashoboye, abanje kunsiga amavuta ku mubiri kuwutunganiriza guhambwa. Ndababwira ukuri yuko aho ubutumwa bwiza buzigishirizwa hose mu isi yose, icyo uyu mugore ankoreye kizavugirwa kugira ngo bamwibuke. Nujya mu gitabo cyitwa Uwifuzwa ibihe byose, barasobanura neza impamvu zateye uyu munsi mukuru. Kubera iki uyu munsi mukuru wabaye? Mu cyigisho cya 62
wifuzwe byose, paje 375 haranditswe ngo Simoni w'i Betaniya yabarirwaga mu bigishwa ba Yesu, yari umwe mu bafarisayo bake bifatanyije ku mugaragaro n'abayoboke ba Yesu Kristo. Haranditswe nanone ngo Simoni yari yarakijijwe ibibembe, kandi ibyo nibyo byamuteye gusanga Yesu. Yifuzaga kugaragaza gushima kwe, maze igihe Kristo yasuraga i Betaniya bwa nyuma, Simoni yateguriye umunsi mukuru umukiza n'abigishwa be. Uwo munsi mukuru wahuje abayahudi benshi. Icyo gihe muri Yerusalemu hari ugukangarana cyane. Abantu bari baje mu munsi mukuru kwa Simoni rero bitegerezaga ibyo Yesu yakoraga, ariko abenshi muri bo ntibari bamwishimiye. Umunsi mukuru wari wabaye. Simoni yaricaye aravuga ati, uyu mugabo yaramfashije, uyu mugabo yarankijije. Nyuma y'uko ankijije, abantu bari barantaye kubera ibibembe ubu baragarutse. Ubu ndavuga rikijyana, ubukire bwanjye bwaragarutse, ubu amafaranga yanjye ndimo ndayarya nk'uko nagombaga. Reka njye ikintu mbabwira, mwari muzi ko kuvunikira amafaranga warangiza ukanayarya ari umugisha w'Imana? Ni abantu bangahe bavunikira amafaranga bakayasiga ashyushye? Bibiliya iravuga ngo numara kubaka inzu ukagira gute? Ukayibamo. Ni abantu bangahe bubaka inzu bakemera kwihotora, bagahotora umuryango, bagahotora n'amakonte yabo, inzu buri byumweru 2 ngo bayinjiremo, umugabo akagira gute? Agapfa. Abantu barangiza bati rero murabona ahantu yaratuye ni akazu gato, mureke tujye mu nzu ye yujuje, aba ariho umurambo ugira gute? Wakurukira. Bibiliya iti numara kurya ugahaga. Ni abantu bake bagera ku rwego rwo kubona ibiryo biri imbere yabo, biri no mu bubiko bwabyo, bakibasha kurya ibintu byose. Ibyo nabyo ni umugisha uturuka kuki? Ku Mana. Reka njye ikintu mbabwira, buriya ukwiye no gushimira Imana yuko ufite amafaranga ukaba wajya ku isoko ukagira ibyo ugira gute? Uyaguramo. Ndi mutoya muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, nigeze kubona abantu bafite amafaranga babuze icyo bagira gute? Bayagura. Utayagura n'isogisi ngo urishire mu birenge urimo guhunga n'ibirenge. Kuba amafaranga yakuvunnye, warangiza ukagira umugisha ukaba wayaguramo ikintu, ukagira umugisha umubiri wawe ukaba ukemera icyo kintu, uwo ni umugisha w'Imana. Uyu mugabo Simoni rero ategura umunsi mukuru, ahamagara abantu. Mu bantu yahamagaye, ikintu kibabaje, amateka ndagira ngo mbabaze, uyu muntu wateguye gahunda yo gushima Yesu yavuzwe ko mu bantu bose aho abantu bateraniye Simoni azahora yibukwa. Simwe mbaza, ushobora gutegura gahunda yo gushima, ishimwe ry'undi muntu akaba ari ryo rizamuka, iryawe ntirizamuke. None wakwibaza, Simoni Yesu yahageze, Simoni yateguye umunsi wo gushima abifite ku mutima, ariko umunsi nyirizina wagiye kugera, iki gitabo cyifuzwe byose kiravuga ngo Simoni yari yaramaze gukonja umutima. Ushobora gutegura gahunda yo gushima, umunsi nyirizina wo gushima ukaba warakonje. Kubera iki? Hari igihe imyiteguro yo gushima ikonjesha umutima. Umugabo akaba arimo aratuka umugore kubw'imyenda ngo bazategura gahunda yo gushima. Mu cyumba cyo kwa Simoni rero hari abantu bari mu itorero uyu munsi. Abantu ba mbere bari bahari, hari Simoni wateguye ibirori byo gushima, ariko kubera imyiteguro n'imbaraga itwara birangira umutima ukonje. Ku munsi wo gushima ishimwe rye ryari ryakonje. Aba kabiri bari bahari, hari abantu bari bahari batumiwe ariko badafite ikintu bitayeho, b'abavumbyi n'abakoma amashyi. Muri iryo teraniro kandi hari abandi bantu Yesu yakoreye ibitangaza bikomeye. Hari hicaye Mariya yari ahari, kandi hari Lazaro. Lazaro uwo wari wicaye aho, Lazaro yari yaravuzutse yifitiye morali, arimo kureba ibyo birori avuga ati nanjye ningira amahirwe nanjye nkabona amafaranga nzakora ibimeze nk'ibi. Ariko ngo uwo munsi hari inama yateranye ipanga kwica Lazaro mbere yuko Yesu apfa. Lazaro yapfa.
yapfuye mbere y'uko Yesu apfa. Umuntu wa kabiri wari uhari ni Mariya. Mariya yari umuhanga mu kumenya ibihe. Yitegereje Yesu, yitegereza ibibwirizwa bya Yesu, amenya ko Yesu asa n'urimo gusezera. Arangije aravuga ati, ibi bikorwa byose umunsi nabikoreye igituro bizaba bimaze iki? Arasiganwa za mbere y'iminsi ho gato. Ndasaba Imana ngo itwigishe kuzaza tuza mbere y'iminsi ho gato, mbere gato yuko uwo mwashakanye ajya mu gituro, mbere gato yuko abo wabyaye ubasezera, mbere gato yuko abakuvunikiye ababyeyi bawe bagusezera. Kiba ari cyo gihe cyiza cyo kugira ngo ishimwe ryawe rigire gute? Rigaragare. Mariya rero ngo mu mutima we hari ibintu ku buryo yagerageje kwiyumanganya, ngo ariko ibintu bibiri bimurusha imbaraga. Lazaro yicaye iruhande rwa Yesu, Mariya abona ukuntu bisa neza, yibuka ko Yesu ari we wagaruye Lazaro, kandi Mariya yakundaga Lazaro. Icyo kimubyimbamo. Muri ibyo birori abantu bari batumiwe, harimo abantu bagiye basambana na Mariya. Bazanye ibintu by'ubufarisayo, barimo kureba ibirori. Ahangaha yarengereye, hano yasutsemo amafaranga. Mariya yibuka ko Yesu yamukijije ibyaha. Ibyo bintu bibiri ngo byaturikije umutima we, arangije ahagarika gahunda itabereye mu rugo rwe. Ushobora gutegura gahunda yo gushima, ishimwe ry'undi akaba ari ry'ijuru ryubakiraho amateka, iryawe ntirimenyekane. Bibiliya igaragaza neza yuko gushima kwa Mariya kwari kuremereye. Mariya yagombaga kuba yashimira Imana mu mutima, ariko ibyo bintu bibiri, ineza y'Imana no kubabarirwa ibyaha, iyo biri mu mutima w'umuntu biremereza umutima ku buryo ukora ikintu abantu bakaza bakwaza batari ko se biriya bintu wavugaga wasaze. Niyo mpamvu umuntu uza gushima Imana hano atari Imana yamusunitse ku bw'ibyo bintu bibiri, uzasanga ubuhamya bwe agenda aswata kwepa, baburimo ibintu by'ibinyoma, makorosi. Ariko umuntu Imana yapanze, ibyo bintu bibiri birusha umuntu imbaraga. Nari ndimo gusoma muri iki gitabo kuri page 442, nabonye ibintu bikomeye ibyatumye Imana muri iri torero ishyiramo umuhango wo kozanya ibirenge. Buriya ifunguro ryera turikoze nk'andi madini, tukaza tukavuga tuti ifunguro ryera n'ubundi ni umutsima ndetse na divayi. Twarangiza tukaza rwose ukikorera mu mifuko, barangiza bati umwanya w'ifunguro ryera urageze, bakaguhereza turiya tuntu tubiri. Ndagira ngo mbabwire, twazageraho bamwe bagahita bavuga bati iri funguro riraciriritse ugereranyije n'iry'iwanjye. Ariko umuhango wo kozanya ibirenge niwo utuma umuntu amenya uburemere bw'ifunguro ryera. Niyo mpamvu muzabona umuntu udafite umushinga wo kozwa ibirenge mu buryo bw'umwuka, ifunguro ryera iyo riri bube arasohoka agatahana n'abandi. Reka mbabwire amagambo atangaje nasomye. Iyo twibutse urugero rwo kwicisha bugufi rw'umukiza wacu, urugero rwo kwicisha bugufi rwa Yesu, mu magambo make, iyo twibutse Yesu turushaho kubishyira mu ntekerezo zacu. Iyo tumaze kubishyira mu ntekerezo zacu, ni iki kibaho rero? Habaho kuzirikana imbabazi no kugira neza kw'Imana. Amen. Iyo Yesu ageze mu muntu, ikintu cya mbere abanza kumwereka ko ijuru ntacyo ritagize gute, nta kintu ritakoze. Itariki n'iyi wari upfuye, ijuru ryakinze amababa. Umunsi uyu n'uyu wari muri ibi bibazo, ijuru ryaragutabaye. Mu kibazo iki n'iki nubwo wagize ngo ijuru ryagutereranye, ryari ryagiye gukemura iki kuko uzahura na kimbere. Kugira neza kw'Imana rero, iyo umaze kubona ko Imana uyirimo ideni ryo kuyishima, Imana ntabwo igarukiraho, Yesu akomeza kukwereka ibindi. Icya kabiri, turushaho kubishyira mu ntekerezo, hakabaho kuzirikana imbabazi no kugira neza kw'Imana, ndetse tukazirikana n'ubuntu hamwe n'ubugwaneza twagiriwe n'inshuti zacu za hano ku isi. Imana itangira kukwereka abantu yakoreyemo bakakugirira neza, baba abapagani n'abakristo. Hari abantu bari bameze nk'ibitovu, ariko hari aho byageze Imana iravuga ngo nubwo uri mubi, nubwo uri umugome,
uyu muntu mugirire aka kantu, bikarangira yeza ururabyo kandi ari iki? Asanzwe yera amahwa. Imana itangira kubikwereka, abantu bagiye bakugirira neza. Icya gatatu gikurikiraho, twibuka imigisha tutazirikanye. Hari imigisha Imana yaducishijeho, ariko kubera ko duhora duhanze amaso imigisha y'abandi, uhora ubwira Imana ngo yarakurangaranye. Reka ngire ikintu babwira, njyewe nitwa Musoni, hano imbere yanjye hari undi Musoni. Ndamutse mbaza imigisha ya Musoni, nkambara amarineti aya ngaya atubura ibintu, narangiza nkiga imigisha ye nkayanariza, nta kindi nakuramo uretse kubwira Imana ngo Mana, njyewe nziza iki? Niyo mpamvu Imana iyo Yesu akugendereye atangira kukwereka imigisha wagize gute? Imigisha y'Imana utigeze umenya ko ari imigisha. Ndetse imbabazi twahinyuye no kugira neza twapfobeje. Imizi yo gusharira yatumye dupfukirana urukundo ijya ahagaragara. Imizi yo kugira gute? Yo gusharira. Hari ukuntu umuntu akugirira neza, uwo mwashakanye akakugirira neza, ariko imizi yo gusharira, kwigira umugabo ukakaye, kwigira umudamu udapfa kunezerwa, bigatuma hari ishimwe wagombaga guha uwo mwashakanye utabona. Iyo mizi yo gusharira nayo Imana igira gute? Irayikwereka. Iyo ibyo birangiye rero, twibuka ingeso mbi twagaragaje, imirimo twagombaga gukora twirengagije, n'uburyo twabaye indashima imbere y'Imana. Ibyo nabyo bigira gute? Biragaragara. Ariko uyu munsi wa none muzarebe iyo bashyize igiseke cyo gutura, cyo gushima, hariya hamanuka abantu bakeya. Uzi abantu bamanuka? Ni umumama ufite umukobwa uherutse kubyara kwa muganga byari byanze, akubita agatima ati yarahaguye we akamanuka. Umukobwa bajyaga batera indobo, ugize umugisha akabona umusore n'umubwira ati merekeredi bazatwandika mu itorero, atavuga ati nzabyemera mbibonye. Uwo rero ujya kubona ukabona nawe amanuye ituro. Ariko haba hari abantu barimo kubona akavuga ati Musoni ko atamanuka kandi ejo bundi mbizi yarabonye akana kanaka, ku buryo tugeze ku rwego tutakibona ko ari Imana idukorera, tuba tubara b'Imana yagiriye imigisha batarimo kuyishima. Aya magambo arakomeye. Ibyo bintu umuntu abibona gusa ari uko Yesu yamugendereye. Ndasaba Yesu kugira ngo yinjire mu buzima bwacu, agire impinduka azana. Mu Migani igice cya 31 nahasomye amagambo yantangaje. Ni amagambo avuga ngo abana be barahaguruka bakamwita munyamugisha. Uyu ni umugore Bibiliya yavugaga mu Migani 31. Abana be barahaguruka bakamwita munyamugisha, n'umugabo we nawe aramushima akavuga ati abagore benshi bagenza neza, ariko weho ugize gute? Urabaruta. Uyu mugore aramutse agiye gushyingurwa, ntabwo abantu bavuga ku ntumbi ye amagambo menshi, kuko aya magambo meza yose bayamubwiye akigize gute? Akiriho. Ntabwo batinda mu rusengero babwira intumbi baba barayamubwiye yose, bahagara imbere hano bakavuga ngo icyo twagombaga gukora cyose, icyo twagombaga kuvuga cyose, umubyeyi wacu akiriho twagize gute? Twarakimubwiye. Imana iduha imbaraga zo gushima, kugira ngo iduhe ubushobozi bwo gushima Imana ibyo yadukoreye. Imana iduhe gushima itorero twarigezeho tumeze nk'inzererezi, tutaramenya iyo bijya, tutazi kwambara, tutazi kwicara, tutazi gutanga inama, kuko natwe ntazo twari twaravutse twabonye. Imana ituzana hano iraturwaza. Ubu abantu batugirira icyizere kuko Imana yabanje kutugirira icyizere, ariko ni bangahe bashobora gushima itorero? Imana izamure muri twe ishimwe ryo gushima abantu baduciriye inzira mu by'agakiza, abantu batwigishe twitegura kubatizwa, abatwihanganiye mu kavuyo twagiraga tukiza gusenga, abantu twabanye nabo mu makorari tukabana mu murimo bakoresha imbaraga nyinshi ngo umurimo ujye mbere, twe tugakoresha ubunebwe bwacu no guseta ibirenge.
Imana izamure muri twishimwe gushimira abagize uruhare kugira ngo tworoherwe n'ibihe. Abagufashije ujya kwiga, abaguhaye amafaranga, ababanye nawe bakakwereka inzira, abakwiyegereje bakakwereka iseta, bakakubwira bati udahurikira muri Kigali ugatoreramo amashashi. Imana izamure ishimwe twibutsa abo bantu. Imana izamure ishimwe twibuke ko ababyeyi bacu imbere yabo hari amahitamo atatu. Hari amahitamo yo kutuvuma tugapfa nabi, hari amahitamo yo gukuramo inda, kandi hari n'andi mahitamo yo kwicara bagakunda abandi bana babo twebwe ntibatwiteho. Imana izamura ishimwe ryo gushima ababyeyi mu buzima bwacu. Imana izamura ishimwe mu buzima bwacu ryo gushima abo twashakanye. Umuntu akakureba wambaye ikabutura, akakubona wambaye ipantaro, kurya bikugoye, agapira kamwe ugafura ugahindagura n'agashati. Umuntu akabareba ubuzima bwe, yarangiza akavuga ati uriya musore nubwo nta cyerekezo cyo kubaho afite ariko arankunda, kandi turi kumwe n'Imana yaduha umugisha tugakora tukagira icyo tugeraho. Umuntu araza afata ubuzima bwe abuzirika ku bwawe ntacyo ufite. None uyu munsi wa none umaze kuba imitwe ibiri. Uyu muntu ukwiriye kumushimira yuko yemeye kwizirikaho igisasu, kuko nawe inzira yo kubaho kwawe wari warayibuze. Yemera kwizirika ku muntu utareba imbere nawe ngo ahabone, ariko Imana yaduciriye inzira, ubu turi abagabo n'abagore. Ndashimira Imana. Kuri uyu musozo hari indirimbo nifuza kubatura, indirimbo ikomeye. Korali El Shaddai yaririmbye indirimbo, ni indirimbo bayita gushima. Muhimbyi w'indirimbo yatekereje nk'ibi natekereje, arangije aravuga ati ariko mu by'ukuri ishimwe mu mutima wanjye ryaburamo rite koko? Kuko Bibiliya iravuga ngo abapfuye ntibashima Imana. Bivuze ngo iki rero? Niba gushima Imana kwaragabanutse, ururimi rwanjye rukaba rwuzuyeho amaganya, amagambo mvuga akaba ari amagambo yo kwerekana ko Imana yantereranye, kiba ari ikimenyetso ko napfuye mpagaze, kuko abapfuye ntibashima Imana. Ikizagaragaza ko utapfuye kuko Imana yakuzuye ni ugushima Imana mu bibaho byose. Iyi ndirimbo nagira ngo muyitege amatwi mpite nsenga. Imana yacu iradukunda, ibyo ntawabishidikanyaho. Imirimo yayo yaragaragaye. Gushima Imana birakwiye, nubwo isi irimo kuduha ibinyuranye n'ibyo twayishakagamo. Gushima birakwiye, nubwo isi iruhije cyane. Nibiza kwanga muraza kuza Yuzuye n'inzitizi n'urucantege, ariko dufite impamvu idutera kurenga ibyo. Ineza y'Uwiteka ihorana natwe, kubaho kwacumiye si umugenga wa byose, burya tubikesha we kuramukaniwe. Ibyo dutunze byose ndetse n'umwuka duhumeka, byose bituruka ku mbabazi z'Imana. Ishimwe mu mutima wanjye ryaburamo rite, kandi Uwiteka yarangiriye neza bingana bitya. Kanwa kanjye ririmba indirimbo uhimbaza Imana. Uri umuhamya wo kugira neza
bica kanwa kanjye ririmba indirimbo uhimbaza Imana uri umuhamya wo kugira neza kwayo mu ngendo ziruhije yaduharuriye inzira abananiwe akabongerera intege mu minsi y'ingorane yaduhetse mu mugongo ukuboko kwe niko dukesha gukira nzavuga kugira neza kwishobora byose kandi namamaza urukundo yankunze ijambo rye ry'ukuri rizamurikira iteka umusaraba we nzahora nkuririmba ishimwe mu mutima wanjye ryabura morite kandi Uwiteka yarangiriye neza bingana bitya kanwa kanjye ririmba indirimbo uhimbaza Imana uri umuhamya wo kugira neza kwayo. arakoze uri ku buhanga bw'ibyuma. Iyi ndirimbo irerekana ko ku ruhande rw'Imana yabaye nziza, ikibazo kiri ku ruhande rwacu. Reka dusabe Imana izamura ishimwe ridacecekeshwa n'ibihe, ridacecekeshwa no kuba abantu baraturangaranye, ishimwe ry'uko Uwiteka yabaye mwiza kuri twe. Kandi gushima Imana ni uko uba ugomba kugira n'icyo ufasha undi ngo nawe amenye ko Imana imwitayeho. Imana ibamere umugisha mu izina rya Yesu. Indirimbo yacu ya 52 twese duhagurutse. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24:14.